izi ntambara zishobora kuba zarabaye impamvu zituma bimwe byo mu mirerere y'abana bacu tutabasha kubigeraho. Ariko n'uyu munsi wa none turizera kuko tugifite ibyiringiro kuko tuzasubira iwacu tugataha iwacu aho dufite ubutaka bwagutse. Uyu munsi wa none abantu bose bari mu mujyi, icyo ushaka kugira ngo abantu bumve, systeme yo kubaka inzu bakayishyira hejuru y'indi ntabwo ari ukuvuga ko ubutaka buba bwashize. Iriya ni politike komersiyale, ni ibintu baza bashaka ngo bubake begerane bacuruze bahane ubucuruzi bagurirane. Ariko umuntu wese wumva kuko abo hose adashatse kuba mu ubwo buzima aragenda akajya ahantu akabyara kandi ubutaka buracyahari. Icyo kuvuga ngo reka tujye tuvuga ngo twirebeho ni intege nkeya. Jewe niko mbasha kuvuga umuntu w'uwirabura ubyara abana babiri cyangwa se batatu akavuga ngo ndekeye aho ngaho, ni intege nkeya n'ubwoba bw'imyumvire yacu. Ariko niba uhagurutse ugashakisha Imana, ijambo ryayo riravuga ngo izamurisha imirimo y'amaboko yacu. Umuntu wese twebwe ko igihe cyacu, jewe nafashe umupanga ndahinga ngaburira abana naroroye mbona inka ndabashingira n'uyu munsi ndacyakomeje kubashingira. Niba muzananirwa kurera abana ntimuzabishe isi yaruzuye kandi ntimukazavuge ngo n'ahandi bihari ni tekinoloji ihaye igenda ibazana ibi bintu byose mwaye mubona bihaye bigenda biduhumira biri mu isi. Nibyo byibiye kutumara nk'urubyaro kandi ibi bintu nimutabikwana muzanyuzibona ko barashyira inzaro ngo abahungu ngo abakobwa bashaka reka muzehe hariya abahungu bashaka kandi tugasoma Bibiliya gukurikirana nuko twize kandi masoma Bibiliya. Bibiliya n'ibindi tugezemo hagati y'ibibazo n'imitekerereze yacu. Noneho Imana yaravuze ngo mubyare umwororoke w'isi. Imico y'abazungu izana ibintu bibiri. Iyo yaje kuva mu isi umuntu yumva icyo kera kibaye ubwenge bw'abantu bw'abanyabwenge. Wamara kuva mu isi bazanye intambara barasenya n'intambara n'izabakamisha bajya kurwanira hamwe. Hari ubwanjye iyo tugumye iwacu muri Kongo uko kabisa umuntu aba atarabona aba n'uwo byarabana mirongo kandi bakarya kandi bagashaka kandi bagasoma. None ibyo abazungu yo kuvuga ngo guhinahina hariya ari ku isi irahari iyo abazungu batayituba bari kandi ntibaganire intambara ariko mukure mukura gutambara Kongo yose ni reka muzehe hariya muzehe no gukuramo nukubere kuriya muco w'abazungu kandi nukubere nyine izo nyungu zabo uko imyubakire yabo tuzanashikaho ko kuvuga ngo hejuru n'iyindi tuzanashikaho inagere. Ariko icyiza muri byose nk'uko muzehe havuze iwacu ni hazima kabisa. Abantu umuntu atangira ku nka imwe ukageza inka amagana. Iwacu ni hantu hazima mwikure mu muco w'ino. Ariko abantu bari bakwiye kuzara zimwe mu gusenga ngo abana mwana mukura utandukanye umuco w'ino tuwange w'umukamo umuco mubi. Urumva nawe nk'umuntu wataye umwana wazaye umwana iwacu zari zaba noneho barwanya
iburusi igeze umunara w'ababiri umwana yaravuze ngo bariya bantu tekije kureba bariya bantu naravuze ngo nibabyare boro none nabo bageze mu kibaya baravuze ngo reka bubake inzu yindi ngo bagume bazamuke bahiriya barwanya ubushake bwanjye tekije kuba atatanye nini ariko ataka niko bwenge bw'abazungu bari bavuga ngo bakubire hamwe ariko isira kandi abantu ntawe kuvuka ngo babure ishyashya kuvuka abure ishyashya akantu kanyu jewe bayemera n'aka kantu bazanye ko gushingirana abakobwa n'abakobwa abahungu biriya oya akariko gaherekeje ijambo niya ntego yo kuvuga ngo barashaka abantu bashireho abantu bareke kubaho ntabwo ari umugambi wo kuvuga ngo isi yabaye ntoya nimunabishigikira mumenye ngo mugiye kwitera ibi bibazo byose muzasohora ibi muzavunjira nimuramuka mwemeye ngo isi yabaye ejo bundi murabona ko abahungu badashaka abantu kugira ngo batazabyara. Yes. Okay. murakoze cyane. Mu nyigisho mureke twumva umuntu atanga ijambo rye. murakoze cyane kuko babibajije ubuze ukuri isi yo ntiruzura icyo cyo ndagira ngo twacemezanyije twese isi yo ntiruzura. icya kabiri ntabwo tuzi umubare kuko bagumye kubivuga Imana ishaka ko umuntu abyara akageza. icyo ni ikindi twemezanyaho. kimwe cyo gusa umuntu agomba kuzara kugeza aciye. Imana ikavuga ngo nta bushobozi ufite bwo kubyara, umubiri ukagira integeke zo kubyara, aho ngaho ukaba urasoje intego yawe yo kororoka Imana yaguhaye, hagatangira bariya bakuvuyemo. icya gatatu, ntabwo nanone tugomba kubyara nk'abadafite ubwenge. icyo nicyo nshatse kuvuga. hari igihe umuntu abyara apana kuvuga ngo wifungishije sibwo bwenge mvuze kubyara n'ubundi dufite n'ubwenge bwo gushakisha kuriya muzehe yavuze ibitunga abo duhaye tubyara, atari ukuvuga ngo nabyaye umwana sifite icyo mugaburira cyangwa aracyari uruhinja ngo ndasubiye ndabyaye undi aracyari uruhinja. oya, twige kubyara abana tuwesipasi imbyara, tubyara umwana aza kurikirwa igihe cya nyacyo cyo gukurikirwa. icyo gihe rero umuntu aba yabonye n'ubushobozi bukurikiraho bwo kureba uburyo uvutse bwa kabiri. icyo nsoreza, iyi sisiteme bavuze mu ndiyari hari ibi ngibi byo guhindura ibitsina bihari, ntidutinya kubivuga kuko biri ku isi yose ko birakora. ugiye wese kuri televiziyo niyo mashusho atangira, uzufungura YouTube nibyo biza mbere y'ibyo waba ushakisha. ibi ngibi bahe bavuga byo gushingira abakobwa n'abakobwa, abahungu n'abahungu, ni muri iyi ideoloji yo kugabanya abantu ku isi. kandi mu by'ukuri isi ntiruzura. iyo misozi mwavuze irahari, ariko nyine ntawe weje kuba Cekwanzi Kampala haba hataruzu. n'urugero ntanze nicyo twagiye duhungiriya n'uguhunga imisozi tukaza hatuwe iriya politike komerciale, kubera ko twese dukeneye gutera imbere, dukeneye gucuruza, ntidukeneye guhinga. hari ukeneye gufata isuka se, dukeneye kwicara mu maduka bakaza ukamuha soda akaguha ifaranga. nibwo buzima buhari. mu gihe rero twakunze kuba hano mu mujyi, tugomba kugira n'ubwo bwenge bwo kubyara no kuba hano. ukaza ubyara umwana ukamukurikiza uhaye umutuma kugira ngo ubone ukurerura. niba ufite abana batatu bose utotuma uwundi, twumvikane turimo kwiga ko turiga. Bwana sifiwe. Haleluya. niba ufite abana batatu, noble atofata meheke ukuboko, meheke ngo afate apotre, bose nyina
akabirirwa na mu rugo sinomusigaga naje nkamwicara iruhande twese tukabarira byanze bikuze inzara izoturya kubera ko turarira simusigira gipije sitatu kandi sifite ubushobozi gufata umukozi uzogufasha baba icyo gihe ni twebwe tuzoba tuhaye twirimita tunakora amakosa sayo kubyara ahubwo nayo kubura uko kuyoberwa uko tubyara kurera ni ukuyoberwa uburyo bwo kubyara tugomba kubyara tukororoka tukuzura isi ariko tukamenya uko tubyara. Ibi turabisoje ntihagire undi usubira gufata ijambo kuko ntitwumvikanye ba ubundi kino kintu habe n'igihe twigaga teoloji nico kintu kiza gifata impaka igihe kinini kandi hagati y'abantu bakuze n'abakiri bato hagati y'abantu batinze mu mujyi n'abatinze mu cyaro hari ibintu tutaza duhuza ariko intego yo kugira ngo tugisobanure ni ukugira ngo tumenye inshingano z'umuryango apana gusa kubyara kuko winjiye mu bushakashatsi umugore avuze ngo abyare uko Imana yamuhaye amagi yo kubyara hano turashima Imana kuko turi amahoro izina ryarishwe hejuru cyane kandi turashima Imana ko mwitabiriye ubona ko bimeze neza ndetse aya matara y'inyuma yego ababyeyi bakuze n'abandi bakiri bato nibo bari batinze ariko twaje kumenya ko bari bagiye muri gahunda z'umurimo naza nibaza none ukuntu bavuganye bose ngo basibire bikanyobera kandi nkabona ni abanyamwete cyane. Kino cyumweru ko turiga isomo ry'umuryango bivuga ngo umuryango wubakiye ku Mana iryo somo turimo kwiga ndagira ngo mbe kusubira inyuma gakeya hanyuma tuze gusubiza ibibazo byabajijwe ku munsi w'ejo. Twavuze ko muri iri somo tuzaganira ibintu bigera ku 10. Ejo twaganiriye hejuru y'umuryango n'iki. Twavuze ko umuryango ni abantu Imana yahurije hamwe kugira ngo ibashe kubanyuzamo umugambi wayo hano ku isi. Sinsubiramo aya makuru yose kuko ejo twakoze introduction nini irambuye. Tuvuga ko umuryango ugizwe n'umugabo, umugore n'abana. Ni ukuvuga ngo Imana ija kurema yari ifite umuntu muri gahunda zayo, ariko ibanza kumutegurira aho azahitira. Imuremera ubutaka, imuremera ibiti n'ibyatsi, imuremera amazi, imuremera ibyo kurya. Ibona kumurema ku munsi wa nyuma wa gatandatu wa muntu igihe yabayeho abaho afite ibibasha kumutunga, abaho ashobora guhumeka umwuka muzima. Abantu bageze mu ishuri hari icyo bita ngo ni oxygene.
ni ukuvuga ngo umuntu iyo ari ahantu adashobora guhumeka ntabwo yubaho, ntabwo ashobora kubaho. Hariho uretse umubumbe w'isi, hariho iyindi mibumbe ibaho, planete. Abantu, hari abanyabwenge, abahanga muri tekinoloji bagerageje kureba gusuzuma nimba abantu bashobora kuyituraho. Uwo abantu babashije kugeraho, bagiye kureba nimba abantu bohatura, nimba haboneka oxygene, nimba hashobora guhingwa bigakunda, ariko basanga biracagoye. Kubera ko iyi si dutuyeho, iyo ufashe ibuye ukariterera hejuru, riragenda kubera umuvuduko w'imbaraga wakoresheje kugira ngo rije hejuru. Aho rigeze rihita rimanuka n'imbaraga nyinshi, rikaza rigatibuka hasi. Ariko uwundi mugabane bagezeho ngo ni Mars, iyo ifashe ibuye ukariterera hejuru ntabwo rigira imbaraga zo kumanuka. Ni ukuvuga ngo aho rigeze rizajyama rifatwaho. Umuntu iyo yitereye nta mbaraga zimumanura zibaho. Kuvuga ngo iyo yitereye hajya yarageze niho aza kuba. Birashoboka cyane ho gukomeza kuja hejuru aho kugira ngo umanuke hasi. Zumvikane ko nta nubwo bashobora kwikuraho za oxygene baba bitwajije kugira ngo bature aho hantu muri uwo mugabane, babone uko bahumeka hafite yaho miremere. Ariko iyi si Imana yashizeho abantu, yabanje gutegurira umuntu, imutegurira oxygene, uburyo bwo guhumeka neza ahantu abasha guhumeka, imutegurira ibyo kurya azabanza azahitiraho bikamutunga mu buzima bwiwe. Kuko Imana ni umuhanga wo kwita ku bantu. Ntabwo iza kurema Adamu mbere sinzi ishari kumutunga, ariko yamuremye nyuma ibintu byose biriho asanga bihari. Kandi mu gihe byari bihari, byari aho ngaho gusa Imana yabiremye, ngo imare kumurema iramubwira ngo ngaho nguhaye ubutwari, ngaho bizita amazina. Umuntu atangira kuvuga akazavuga ngo kiriya ni igiti, iriya ni inka, iriya ni ingurube, ziriya ni imbuto, biriya ni ibyatsi. Atangira kubyita ayo mazina, nubwo byaremwe imbere yiwe, byari ibyo kumutegurira igihe yabayeho. Imana yamuhaye ububasha bwo kugira ngo azabitegeke. Amen. Intego yo kubaho k'umuryango, twavuze ko Imana mu mugambi wayo, iyo dusomye ibyanditswe bigaragaza neza kuko twabayeho mbere y'uko tubaho. Muri gahunda z'Imana, umuntu yabayeho kera mbere y'uko agaragara hano ku isi. Imana yari imufite mu bitekerezo, yari imufite mu mugambi. Ni nako Imana yabwiye Yeremiya ku gice cya mbere umurongo wa 5, yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nkugira umuhanuzi uzahanurira amahanga. Ni ukuvuga ngo Imana yatoranyije, yamenye Yeremiya kera itaramurema, atarabaho, ise na nyina batarashakana. Imana iramumenya kandi Imana iramutoranya kugira ngo azahanurire amahanga. Mu mugambi w'Imana umuntu yari ariho, kandi bisobanura ko abantu bose bariho mu mugambi w'Imana icyarimwe. Hano ku isi tuza tubasha kurutana. Mpamvu turutana nuko iyi Imana yashizeho buri muntu igihe azokora.
igihe iyo kigeze rero kugira ngo ukoreshe igihe cyawe, ukoreshe umwanya wawe, ukore n'icyo Imana ikuzaniye ku isi, Imana izihitamo umuryango uvukiramo, igafata umuhungu igafata n'umukobwa ikabahuza bakaba umugabo n'umugore, kugira ngo Imana ibacishemo wa wundi yamenye kera ifite mu bitekerezo, bamuzare hanyuma abashe gukora icyo Imana imuremeye. Amen. Umuntu rero mu migambi y'Imana, muri gahunda y'Imana, yaremeye umuntu kugira ngo ayihereze icubahiro. Twavuze ko ibindi bintu Imana izi byikorera, ariko ikindi dukeneyeho ni ukuyihereza icubahiro. Haleluya. Twakoze ku isomo ry'imyuka, abamarayika, Imana irema abamarayika mw'ibiremwa yaremye mbere y'uko irema isi n'ibiyirimo byose. Ibarema ari benshi, umubare wabo ntuzwi, kandi ibaremana ibashira mu bikundi bitandukanye, bafite ibyiciro. Hariho abamarayika badasanzwe bashinzwe kuramya Imana, baza bicara bavuga ngo uruwera uruwera, niko kazi kabo. Baza bicara bavuga ngo uruwera, bunamuka bagasubira bakabona Imana yabaye nziza noneho kurenza uko bari bayoboye, bagasubira bakavuga ngo urera Imana, bunamuka bakabona Imana yabaye nziza cyane. Icyo ni igikundi cy'abamarayika. Hari igikundi cy'ibizima bine, nacyo ni icyiciro cy'abamarayika. Hariho abamarayika bigaragara neza ko Imana yohereje kurinda muri Edeni igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura. Imana yohereza abamarayika kugira ngo icyambere barinde kariya gace ka Edeni ntikagaragare. Icya kabiri, barinde kiriya giti cy'ubugingo cyari kirimo, kuko umuntu yaza kurya kuri iriya mbuto y'igiti cy'ubugingo, umuntu yari kuba abonye ubugingo buhoraho kandi atari mu bushake bw'Imana. Umuntu akabaho iteka kandi atandukanye n'ubushake bw'Imana. Ariko kubera urukundo rukomeye cyane Imana idukunda, icya mbere yohereza itsinda ry'abamarayika kugira ngo rije kurinda kiriya giti cy'ubugingo, bagihishe umuntu ntakibone, baragihisha. Adamu na Eva n'urubyaro rwiwe abari bamaze kubaho ntibakibona. Icya kabiri, igihe cy'umwuzure w'igihe cya Nowa, kuko iyo usomye Bibiliya hano mu Itangiriro, Edeni ibasha kugaragara, iraranze neza, bazabayiranga, zavuga ko ari ahantu ni hagati y'imigezi ine, bakayivuga za Efurati, bakavuga n'uburyo hari ubutunzi bukomeye, ku buryo abahanga bo mu isi bo kwama bagenda bakahagera bakavuga ngo ni ahangaha Edeni iri. Ariko uyu munsi Edeni yarabuze, bagaragaje kuyishaka barayibuze, kuko na za nzuzi bavuga zarabuze. Ibyo byabayeho igihe cy'umwuzure, igihe cya Nowa. Biritubwira ko imvura yaguye umwaka n'amayinga abiri, mwaka n'ibyumweru bibiri, imvura ihaywa itarahira, irengera ngo imisozi yose. Imaze kurengera imisozi yose, ubutaka bwose ngo burabomba. Imisozi yose uburyo Imana yari yarayiremye ngo ihinduka nk'icondo, imare yose ifata indi shusho. Imvura ngo imare gukama, isi yongera yirema ukundi gutandukanye nuko yari imeze. Noneho ya migezi n'uburyo Edeni yari yaravuzwe hano harabura, hafata indi forume, ku buryo abahanga n'abashakashatsi badashobora kuranga ngo bamenye ngo Edeni iri ahangaha. Gusa ubushakashatsi bugaragaza ko ari mu bice bya Irake, muri biriya bihugu
muri Aziya, ariho muri kariya gace ariho Edeni yabaga. Gusa umuntu wese azagenda yikururiraho. Ejo bundi tumwumvishije muri bihugu by'ubuturanyi ko hari uvuze ngo niho Edeni. Hari umuperezida wavuze ko iwaba ariho muri Edeni. Abantu bose nyine bagenda bagaragaza ko iwaba ari muri Edeni. Haba heza bakavuga ati noneho niko muri Edeni. Ariko Edeni ni muri ako gace. Ibyo byose ayo matsinda y'abamarayika Imana yagiremo nayo kugira ngo ahereze Imana icubahiro. Imana yakoresha abamarayika bashinzwe gutumwa. Ibo gusa nta kazi baza bakora nako gutuma. Hari marayika ushinzwe kurinda igihugu cya Isiraheli. Kugeza n'uyu munsi Isiraheli igira marayika uyishinzwe, kandi marayika ushinzwe kurinda Isiraheli niwe mukuru w'abamarayika kuri uyu munsi. Niwe wasimbuye Rusofero amaze kwishira hejuru. Imana imaze kumwohereza ku isi n'igikundi ciwe nibo bahindutse abadayimoni. Uwo marayika Imana yamusimbuje niwe ushinzwe Isiraheli. Intambara za Isiraheli niwe ushinzwe kuzirwana. Amen. Hari abamarayika bashinzwe abantu, buri muntu agira umumarayika umushinzwe. Ibyanditswe bigaragaza neza ko iyo umuntu arimo gucikana, arimo gupfa, iyo wizeye Imana, uri umukozi w'Imana, wa mwanya wawe ucikana, marayika wawe ngo abari aho ngaho akarinda ubugingo bwawe kugera muri paradiso. Ako ni akazi k'abamarayika, nubwo tutaza tubabona ariko barahaba. Timuza mwumva kurya dukunda kuvuga ngo narose ngo umuntu araza arambwira, uzubona ari umuntu usanzwe, wabona ari boneri, wabona ari inde, ariko si umuntu usanzwe, ni marayika. Kuko marayika agiramo ubushobozi bwo kuza mu ishusho y'umuntu uzi. N'uyu munsi abamarayika baracatugenderera, akaza akatubwira amakuru y'ibihe, akaza akakubwira amakuru y'urugo rwawe, ayitorera. Amen. Abo bose Imana yabaremye kugira ngo bayihereze icubahiro. Ni nayo ntego ikomeye cyane Imana yaremeye umuryango. Tuvuge ngo amen. Aha niho twari tugeze ku munsi w'ejo. Hari ikibazo cyabajijwe, hanaje hari devoir nabahaye. Katuanze dusubize cya kibazo. Yego, navuze n'inshingano y'umuryango, reka nayo nyivuge. Navuze inshingano z'umuryango. Icambere navuze ko inshingano z'umuryango, Imana imaze kurema Adamu yamuremeye Eva, yibona ngo ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu abe wenyine. Ntabwo tuzi iminsi Adamu yamaze ari umusiribateri, ntabwo Bibiliya yitwereka. Ashobora kuba yaramaze imyaka myinshi cyane, ariko bukeye Imana iramubona, ibona ko afite irungu, iramusinziriza ngo ikora mu rubavu. Ruriya rubavu twavuze ko atari urw'ibumoso cyangwa urw'iburyo, ntacyo Bibiliya bitwerekaho. Kenshi nyine tuba tuvuga ngo ni imoso, ariko iramusinziriza, ifata mu rubavu rwiwe ngo iremamo umugore. Hanyuma iramukangura, abona umugore araho ngaho. Hanyuma Adamu n'ubundi amwita amazina, agira ibyo amuvugaho. Aravuga ngo na karako mara yanje, na magufa yo magufa yanje, amuvugaho neza. Ariko nyuma umunsi acumura, uriya mugore umunsi inzoka imwosha, bagatakazwa ubushake bw'Imana. Imana ibagendereye, yamwihakana, aravuga ngo wa mugore wampaye, ahita amubonaho inenge. Twavuze ko ni ubuyobe bukomeye, aho abantu basigaye bagira urugo ariko rwageririya, twavuga ngo uyu nguyu ngo none
nashatse uw'Imana itangereye. Nta rugo rubaho umugabo n'umugore batogira ico bapfa. Ntibishoboka. Kandi ubuzima hose tuzobigeraho. Nababwiye ko isomo tuziga rya nyuma tuziga hejuru y'inshingano z'umugabo, inshingano z'umugore, inshingano z'abana. Ariko bakopejeho nuko umukobwa wakuriye iwabo aba afite imiterere n'uburere bw'iwabo bwo muri uriya muryango, afite n'ibikomere by'iwabo, yamaraga agahura n'umuhungu nawe ufite imiterere n'umuco n'ibindi byamukomerekeje iwabo, bakaza ngo bagiye kuba mu nzimu. Abo bantu bobaho hari aho batazaba bagongana. Nimba abantu bakurikirana hari igihe bataza bumva ibintu kimwe, noneho abantu bahuriye mu nzu bakuze, iho bizogenda gute? Ariko iyo bimeze gute ugomba kumenya ko ari akagufuka kawe. Ntabwo ugomba kubwira ngo washatse umuntu utari uwawe. Oya, mu nshingano z'umuryango cya mbere ni ugutegeka ibiremwa byose, ibiriho byose twahawe ububasha bwo kugira ngo tubitegeke. Twavuze ko aho umuntu atuye hose, aho umuntu agiye, inyamaswa ziza zimutinya, nubwo zokwica ariko ziza zikwica zihunga. Aho abantu bagiye batura hose hari amashamba, ariko inyamaswa zikagenda zibahunga. Ni ububasha Imana yaturemyemo bwo gutegeka ibiriho. Ni ikintu Imana yaturemanye. Itare yakubona igahunga. Izamuva mu murenge hari umugore w'ishitani, abagabo bahunze, abari wiyica. Ni ububasha Imana yashize mu bantu bwo kugira ngo bategeke ibiri mu isi zose. Inshingano ya kabiri ni inshingano yo kororoka. Ni ukuvuga ngo Imana ihereza itegeko urya muryango, irababwira ngo mwororoke, mubyare, mwuzure isi. Iyo ni inshingano ya kabiri Imana yahaye umuryango. Ahangaha niho twabajije ikibazo kivuga ngo ese uyu munsi biracyakenewe kugira ngo twuzure isi cyangwa isi yaruzuye? Kubera ko twagaragaje ko iri jambo Imana yarivuze kabiri. Bwa mbere yarivuze iribwira Adamu na Eva, mu isi hariho abantu babiri gusa. Irababwira mugende mworoke, mubyare, mwuzure isi. Bukeye isi yarimo miliyoni 10, abantu bakora ibyaha igihe cya Nowa banga kumvira. Imana ibarimurisha amazi, irokora umuryango wa Nowa ari abantu 8. Ngo imana kubarokora irasubira ibaheza isezerano. Mu byo yababwiye irababwira ngo mugende mubyare, mworoke, mugwire, mwuzure isi. Uyu munsi isi ifite miliyari 8. Ese isi yaruzuye cyangwa itiruzura? Tuyuzuze. Ico nabajije turagusubira mu mundi mwanya. Ico nabajije. Mwanze mureke gusubizanya, muransubiza. Muransubiza. Inshingano ya gatatu twavuze ko Imana yabahaye inshingano yo kwitanaho. Umugabo akita ku mugore we, umugore akita ku mugabo, bombi bakita ku bana, abana bakita ku babyeyi. Izi nshingano nizo tuzovugana. Amen. Ni hano twagarukiye. None reka dusubize cya kibazo hanyuma tuje kuri iki ngiki twari tugezeho. Hari ijambo twavuze riri mu gice cya 6 cy'itangiriro.
ngira ngo ni umurongo wa 10 nimba atibeshe, ahavuga ko ngo abana b'Imana ngo bakunze abakobwa b'abantu, ngo barabashaka, ngo babyarana, ngo abantu b'ibihangane. Turisobanura ko abantu bakavuga ko bari abana b'Imana ngo ari abamarayika, hanyuma abana b'abantu nyine ari abangaba tubona. Abantu akaba ariko babisobanura, ko nkunda kubyumva cyane. Abantu hari abavuga ubutumwa babisobanura bavuga ngo mugomba kwirinda cyane, bavuga ati mugomba kwirinda ngo nimba marayika ngo yaraje mu isi ngo kurumva wowe umuntu ngufite izihe mbaraga. Ariko sicyo bisobanura. Ntabwo abamarayika uburyo imiterere yabo uko baremwe ni imyuka. Ntabwo Imana yigeze baremana ubushobozi bwo kubyara, ni imyuka. Ntiwomona n'aya maso y'umubiri, ntibishoboka. Kandi si abakobwa si n'abahungu, Imana yabaremye nyine ari abamarayika, kuko natwe tuvana mu isi ngo tuzomera nk'abamarayika. Abo rero ntabwo aribo bigeze baza ngo nibashika ngo bazane n'abana b'abantu. Oya, iriya ni imvugo ya Bibiliya. Muri kiriya gihe abana b'Imana rwari uruzaro rwa Seti, hanyuma abana b'abantu rukaba uruzaro rwa Kayini. Kayini ni wari umuhungu mukuru wa Adamu, agakurikira Abeli waje kwicwa na mukuru we. Nyuma y'imyaka 130 baje kwibaruka undi muhungu witwa Seti, ariko wagendeye mu bushake bw'Imana. Uruzaro rwiwe rero waje gushakana n'urwa Kayini, kiriya gihe uruzaro rwa Seti rwitwaga abana b'Imana, hanyuma urwa Kayini rukitwa abana b'abantu. Ejo abantu nibavuga iryo jambo uzobakosore. Muzehe rero yabajije ijambo rivuga ngo none uruzaro rwa Seti ko rwitwaga abana b'Imana, ni gute umuvumo w'icyaha cya Adamu wakomeje kubakurikirana nabo? Siko ngaho musubize. Turi mu ishuri, kanumvikanishe uko nabashije bagusingirize mikrofone yindi. Bamuhereze mikrofone. yego. Hanyuma uko nabashije dushingiye ku ijambo ry'Imana kubyanditswe bivuga, Adamu amaze gucumura, Imana yaramuhanye imushyiraho umuvumo yuko abazamukomokaho bose bazitwa bokora icyo cyaha, kabari kumvuga. Hanyuma Seti waje kuvuka ya Kayini na Abeli. Imana ija kuvuga ko uruzaro rwiwe rwari uruzaro rw'Imana. Ni gute Imana yongera kumubaraho wa muvumo wo kuri Adamu kandi isa naho yamwejeje ikamutunza? Okay. Hari wumva hari uko yosubiza? Jewe ndatanga igisubizo cyane. Yego buryo bwiza. Yego pasiteri. Asa murakoze cyane, reka wenda tubitange igitekerezo. Si ukundi kuba umwana w'Imana, ariko hano mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 14 niba ndibeshe 15, Imana yabwiye inzoka, iramubwira ngo nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruzaro rwawe
n'urwe ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzakomeretsa agatsinsino. So hagati y'urubyaro rw'inzoka ndetse n'inzoka n'uwo mugore n'umwana we n'urubyaro rw'umugore, Imana yavuze ko izashiraho urwango. Imana yari yarateguye kuko hazavuka umukiza. Ni umukiza Imana yari yarateguye, cyo gihe yateguye agakiza, cyo gihe yabivuze naho kubitegura yabiteguye mbere ye. Ariko nibivugira iki gihe, bivuga kuko urubyaro rw'uyu mugore Imana yari yateguye igihe n'inzira yo kuzacungura umuntu. Rero niyo mpamvu tekereza ko urubyaro rwa Seti rwari mu murongo wo kuzavukiramo umukiza, wo kuzabyara umukiza uzacungura umuntu. Kimwe n'uko twavuga Isiraheli, Imana yita Isiraheli mu bwoko bwayo, kandi mu isi hari amoko menshi, ariko yose ntabwo ari amoko y'Imana. Ubwoko bw'Imana ni bumwe, ari bwo bwoko bwa Isiraheli. Si uko badakomoka kuri Adamu, si uko batokejwe n'icyaha cya Adamu, ahubwo nuko hari umugambi w'Imana. Imana yari ishatse kugira ngo hazavukiremo umukiza uzacungura isi yose. Imana yashakaga ko Abanyisiraheli aho baje hose baba intangarugero, baba abantu batunganye, bumvira Imana, batunganira Imana, kugira ngo umukiza azabone ahavukira uzakiza isi yose. So ni muri urwo rwego rero umuryango wa Seti, abana ba Seti bari abana b'Imana, kuko bari bafite umugambi wo kuzavukira mu mukiza. Murakoze. Sekreteri uweze mikrofone ko murafashwa, namwe muraza gusubiza. Arakoze. Ndunganiraho Pasiteri gatoya kuzo yaravuze. Ikibazo Pasiteri yabajije muzehe, ahubwo wenda ijoro mbaga yari kukibaza ngo kubera iki biswe ubwoko bw'Imana kandi kera se yari yarabazweho umuvumo. Wenda nicyo cyari kuba ari ikibazo kigoye. Ni gute biswe abana b'Imana kandi kera barakomotse muri uyu nguyu ufite icyaha cy'umuvumo? Sinzi niba ari uko numvishije. Noneho rero Imana uriya amaze gucumura, mwibuke ko habayeho Kayini na Abeli. Nyuma rero Kayini amaze kubarwaho icyaha, Abeli yasigaye ari we ntungane. Ngo amare gusigara ari intungane, murumuna we waramwica, mukuru waramwica Kayini. Muri wa murongo Imana yatanze ngo Pasiteri yaravuze, haba habuze umuntu uzasigara mu cyimbo cy'umuntu utunganye, kuko Abeli yaramaze kuvaho, hasigaraho wa wundi ufite umuvumo ari we Kayini, umwana w'umuntu, ari we wese umwana w'umuntu. Hanyuma rero Imana iza gushumbusha uyu nguyu wapfuye, havuka Seti, abari gusigara mu mwanya w'iyi ntungane Imana yari yarateguye, ari we Abeli. Aba ariyo mpamvu yitwa ubwoko bw'Imana, umwana w'Imana. Amen. Muri make yari muri gahunda, ariko mu murongo uko bigaragara nyuma y'imyaka 30 nibwo yavutse, aho 130, aho byanditse ko ari ishumbushanyo. Ukomeje gusoma Bibiliya, muri aya marira yuko habuze uyu mwana Abeli, Seti nibwo yaje kuvuka. Simvuze ko Abeli yagumaho Seti atari kuvuka, ariko mu bitekerezo ibi duhaye dutanga niko bigaragara ko uyu Seti yaje guhagarara mu cyimbo cy'iyi ntungane yari imaze kuvaho, ariho Imana yagombaga gukura undi murongo y'umuntu uzacungura iyi si, ari we Yesu, nk'uko babivuze. Murakoze. Yesu mzee hariya sokuru
nyuma sokuru hari undi ugira icyo avuga. Okay, sokuru narangiza ikibazo turabisoza. Muzehe hariya nawe uragira icyo uvuga. Muzehe yabajije gwese ni gute icyaha cyaguye kudukomokaho gukurikirana kandi Seti Imana yaramuhamije ngo abaye umwana w'Imana kakujyaga kwabe cyuwemo jewe kabona ngo icyatumye iyo nkomoko y'icyaha kudukurikirana Seti ubyaro turusha ko rwo rwasuye gushakana muri rwa karindwi tubaruye ya nkomoko y'icyaha yagira kudukurikirana noneho iwe yabaye intungane ari kubyara guterwa yewe kabona ngo icyo cyaha Pasiteri Mahoro nawe ngo hari ikindi yongeraho. n'ubundi tuje inyuma y'icyo twari twavuze. Bibiliya zivuga ko Yakobo na Esawu bataravuka ngo Imana yakunze Yakobo yanga Esawu. Kubera iki? Imana izimenya imbere y'ikintu uko kiba. Yari yamenye amahitamo ya Esawu, imenye n'amahitamo ya Yakobo bakiri mu nda, tukiri uduhinja turi mu nda ya nyina. Imenye neza amahitamo aravuga ati kiriya kizabigirana naho uriya azaba umwana utunganye. Ikunda umwe yanga undi. Hariya twari turi kwa Seti, Imana yamwise umwana wayo kubera ko ari intungane. Kandi icya kabiri yari yaratoranyijemo umurongo mwiza, iravuga ati nta handi umwana azakomoka uzacunga isi. Ko muzehe avuze ngo muzarokwe n'urwashakanye n'abana b'abantu barakwimba. Nyine Imana yicujije kubera ko kaba yari yiteguye ko bazaba intungane, noneho baza gukora amafuti. Okay. Noneho mwagisubije kandi ku masomo bagatubwira ngo burya kenshi umuntu azabaza ikibazo ufite igice cy'igisubizo. Na hano niko kenshi buriya biza bigenda kandi ni byiza kugira ngo ubaze kugira ngo abantu wenda bumve cyane. Icya mbere bigaragara ko ntabwo ari Imana yise ruriya rubyaro ngo ni urubyaro rwanje, abandi ngo bibite ngo ni urubyaro rw'abantu. Abantu muri kiriya gihe nibo niko byitwaga, kubera ko ni abantu babivuze. Kubera ko Seti amaze kuvuka, Adamu ubwiwe yaravuze ati Uwiteka anshumbushije Seti mu kigo cya mbere. Hanyuma Seti nawe abyara witwa ngo ni Enoshi. Icyo gihe abantu ngo baja mu murongo wo gukorera Imana. Icyo gihe nicyo gihe haje abantu batangiye kuvuga ati ruriya ni urubyaro rw'Imana. Urubyaro rwa Seti batangira kubwita ngo urubyaro rw'Imana kubera ibikomoka muri Seti ukuntu bayotse umurongo hayotse umurongo wo kwambaza Imana. Naho ngaho niyo zaturutse ariko si Imana yabivuze. Cya kabiri kiriya yavuze ngo se ni umuvumo ukomeza kudukurikirana. Icyo cyo babisubiyemo hari urugero rwiza Pasiteri Mahoro yatanze. Yavuze ko Imana yatoranije abanyisirayeli b'ubwoko bwayo kandi bakomoka kuri Adamu. N'ubundi wa muvumo w'icyaha ubari, ariko ibahitamo ndetse ubwayo irivugira ati ubaye ubwoko bwanje. Kandi muri cya gihe ngabo bari bataranacungura, si kuko muri iki gihe. Ariko icyo ni ukongeraho ku rubyaro rwa Seti, ni ukuvuga ngo kugira ngo ugere kuri Kristo uturutse ku rubyaro rwa Seti, niho hatangiriye akarongo kazavamo Yesu. Akarongo ko kugira ngo umukiza azavuke acungure abantu, noneho adukureho iki cyaha cy'inkomoko gituruka kuri Adamu.
abazamwizera bose uwo mucunguzi iko icyaha kizatange nibamara bahabwa ubugingo bazabane n'Imana iteka. Amen. Kingiki tukivuyeho tugiye ku cya kabiri cya kindi twabajije kivuga ngo se isi yaruzuye cyangwa ntiruzura abantu bororoke. Mu ikanisa ni mu ishuri aho abantu bagomba kugira ubumenyi buhagije kandi n'ubundi bushingiye ku ijambo ry'Imana. Mutange mikrofone abadiyakoni bacu hano cyangwa abadije, hagira umuntu ugenda atanga mikrofone kugira ngo Pastor Mathias n'abanjije bakomeze. Ese ntiruzura ntabwo nabigize ikibazo, ese ntabwo iruzura. Nibwo twabaye muri Congo, ubungubu amaze kugenda ahantu henshi hano mu Bugande hatari hatoya. Isi ntiruzura, twashobora kuja gutura hariya muri biriya taro, twashobora kuja muri Congo. Congo ni nini, ahantu hose nagiye nca mu biraro hanini cyaruzura. Murakoze cyane. Ndagira ngo nanjye narize ngo nanjye nshigikire mugenzi wanjye. Buriya hari ukuntu tugenda duhuza ibintu kandi tuba tubihuza bitewe n'uko tubyifuza. Kurya Bibiliya zivuga ngo ibyo imitima yacu irarikiye nibyo biza bituma tudakora ubushake bw'Imana. Ni ukuvuga ngo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere mirongo ngira ngo 28-18 aho hari Imana yaravuze imaze kurema Adamu n'umufasha, imaze kumufasha irababwira ngo bagende babyare bororoke buzuye isi. Ibabwiye ngo mubyare kandi mororoke kandi buzuye isi. Ubu nyine abantu b'ubu nyine kubera amenge yabaye basigaye bavuga ngo isi yaruzuye ngo kandi si umuntu ngo ni parcelle afite kandi ntabwo tubujijwe. Ubu nyine Ubugande wo kwitarura akava muri uyu mujyi. Iyi njyewe ejo bundi nari muri kiriya gihugu nagenze ibirometero n'ibirometero ntabwo adatunguwe. Iwacu muri Congo uko bari bavuze ubwo rwose. Ikindi cya kabiri, Bibiliya ntizihengeka, Bibiliya ntizitsinda, ntabwo zitsinda ijambo ngo abantu baryite ukundi. Niba Imana yaravuze ngo babyare bororoke buzure isi, uko yavuze ngo abantu nibo baje kuvuga bakavuga ngo dushingiye aho dutuye, kubera ko dutuye muri Kampala ngo parcelle yacu tuvuga ngo hano ko turavuga isi yacu. Ntabwo ari byo gusa aho utuye ntufite ubushobozi, ariko wowe kubeshya muri isi yuzuye. Ariko nutera intambwe ukaba hari uzahasanga ubutaka uzatuma uzara kandi abana bakabaho. Yewe sinemeranya kuvuga ngo isi ntiruzu. Iyo Imana yaravuze ngo mubyare mororoke kandi Imana ifite ububasha. Iyi isi yuzura abantu ntibari kubyara, ariko bituma abantu bakibyara isi ntiruzu. Kanyegeri. Amen. Noneho Mwiyegereze mikoro kubera ko turakoresha kamera. ijambo ry'Imana ko rivuga ngo abantu babyare bo bororoke bakwira isi, ko abantu bashize bo kuzura isi. Abantu barapfa ijoro n'igitondo, abasore ko baragenda, abasaza ko baragenda, abagore batoya ko baragenda, abakobwa ko baragenda, bo kuzura isi. Ikindi kuba pasiteri yavuze ngo Imana izihuza umugabo n'umugore
ikabahuza umukobwa afite igisebe cy'iwabo umuhungu afite igisebe cy'iwabo imana izibikorera ari iki babanza bunyine kwihangana kwashize baba basaba imana zigira gute zibahuriza iki bahuriza iki ko kwihangana kwashize Okay. Icyo ngicyo ibisubizo wenyine ba turangize kiriya cya mbere hari abantu bavuga ngo isi ntiruzura nico waruge nawe gukomantaho noneho rero ndagira ngo mu gisubizo hazavukamo ikindi kibazo bavuze ngo isi ntiruzura ngo dukomeze tuzare kugira ngo twuzuze isi birasaba kubyara abana bangahe birasaba kubyara abana bangahe kugira ngo uvuge ati ndabyaye isi ndayuzuye baseri hariya okay dukurikirane ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yatanze umugisha w'urubyaro kandi umugisha w'abantu ibwira urubyaro rwa Nowa irababwira ngo mbahaye umugisha gende muzare mworoke uwo ni umugisha Imana yaduhaye n'uyu munsi turacawufite niba duha tuzara nuko Imana yabivuze nuko Imana yatanze umugisha kandi n'uyu munsi turimo turasengera abantu batarabyara mwibuke ko tubasengera hano buri gihe twaba mu Mana wibuke runaka umuhereza urubyaro tuvuye gushima hano hari Imana yakoze barabyaye bari bagize imyaka ingana gute batarabyara ukuvuga ngo turacyakeneye umugisha icya kabiri Imana yavuze ngo mugende mubyare ntabwo yavuze ngo umubare nashatse waruzuye ntirabivuga umunsi izabivuga tuzabimenya uretse ko sinzi ko izabivuga icya gatatu muri siyansi bazavuga ibintu nka bitatu kavuge hari icyo bita superficie hakabaho icyo bita densité hakabaho n'icyo bita taux de mortalité na taux de natalité ni ukuvuga ngo bavuga ubugari bw'isi uko ingana icya kabiri bakavuga abantu batuye muri bwa bugari bw'isi ukuntu bangana bakareba ukuntu isi ni ngari ariko ahantu hatuwe dushobora gushyiraho utudomo hakagaragara nk'akadomo ahantu hatuwe n'abantu tumwumva ko hakiri gutyo isi ndiratuwe icya kabiri kandi aho nahumutse hatari amazi ku butaka gusa icya gatatu tukareba taux de natalité tukareba abantu bavuka ku isi havuka abantu bangana iki ku isi kugira ngo turebe ko isi yakozwe icya kane icya kirimo na data yavuze hariho taux de mortalité hapfa abantu bangana gute ku munsi kugira ngo turebe basigura muri bajya bavutse tumenye ngo isi izuzura ryari sindi ruzura irashafite ibibanza binini bikiri gutyo icya kabiri ntifite kuzura none kubera yuko ko turapfa ku munsi ku wundi nubwo hari abavuka bapfa hari abandi kuko ugeze ngo urebe ibisekuruza bimaze gupfa hamaze gupfa ibisekuruza byinshi cyane wabagarura wenda bose bagahagarika wenda icyo gihe twavuga ko isi igiye kuzura ariko nabwo sinzi ko yakuzura kubera kuko Imana cyaduhaye umugisha wo kubyara umunsi izuzura Imana izahagarika reka nitanga kubyara izabihagarika birarangiye akandi gatekerezo kamwe mu gihe cy'imyaka 1000 ku ngoma ya Yesu Kristo ngo abantu ngo bazaza bapfa akenyutse umupfu yakenyutse azaza akenyuka ngo afite imyaka 100 kugeza icyo gihe uzapfa ku myaka 100 hano mu myaka 100 araruta muzehe hariya hirya hokeye ariko icyo gihe ngo n'uzaba upfuye akenyutse mutekereze ko bazarenza imyaka 100 n'icyo gihe isi izaba itaruzuye imyaka 1000 izashira abantu bagihaba bazara bahaye bapfa batinze cyane mu muryango wanyu niba hari umuntu wapfuye akenyutse ni ukuvuga ngo hazaba hapfuye abantu 10 siko imyaka 1000 imyaka 100 niba ari abantu 10 bazaba bapfuye bageze imyaka 100 nabo gusa abandi bose bazoza bavuka babaho isi izaba itaruzuye kuzageza igihe Imana izashiraho akadomo muracari kuri icyo jewe kugira ngo tumenye ko isi yuzuye cyangwa itaruzuye cyambere turadukwiye kwibaza kumenya ubugari bw'isi uko bungana
tukamenya n'igice gituwe n'ikidatuwe. Naho duhora tureba kuri ibi ngibi tureba tuzi, hari ibindi tuzi nabyo bihakana. Ni ukuvuga ngo hari abantu bubaka bakagera ku ma etaje magana bazamuka baja hejuru batagira bakwira mu isi. Ibyo bihugu birahari kandi ni byinshi. Hari ahandi naho hameze nk'iyi iwacu tuvuga. Jewe nari bavuga ngo tubanze tumenye ubugari, mwarimu wacu abazi ubugari bw'isi uko bungana, tumenye rero n'ibihumbi bikwiye tumenye ku isi yuzuye. Hari n'ibi ko turarima ku bikatwima. Noneho muzehe avuge namara mukecuru hariya mu Makanyegeri aze nawe kuvuga, narangiza turabisoza. Ibi bitekerezo byacu ni ibintu dutanga dushingiye ku ma intervention cyangwa se ku busobanuro bubasha gutangwa n'abantu bizeye bya Bibiliya. Ko muri Bibiliya baravuga ngo muri Bibiliya c'est la foi, tugendera muri twe dukomeje no kwizera uko Bibiliya ivuga. Ariko abateologie bajana na siyansi. Aba bantu b'abateologie nibo baza bavuga mu isi yaruzuye, kandi tuzatureba ku mateleviziyo tukareba isi, hafi isi yose turayibona. Ibihugu byose nuko pasiteri yavuze ngo hari ibihugu byuzuye, nta gihugu na kimwe cyuzuye. Agahugu gatoya kariho ku isi bavuga ngo ni akadomo mu Burundi, sibwo bwari hari ikindi Israeli yo witegereje ukareba byonyine, ukareba guhera hariya aha muri kapitale Jerusalem iri muri Tel Aviv. Muri Tel Aviv ntabwo binyirizo. Iyo ureba Gaza hariya bari kurasana, baracyafite ibice inabite ushobora kugenda ukareba Israeli bari kurasa, ukabona ahantu baye bahandira amabomba, isigiye yubaka utudomo. Imihanda ivugwa yose ni utudomo tugenda twubakwa, abantu bakaza bagerekeranya amazu n'andi kubera ubucuruzi gushaka kwegerana kugira ngo babone uko bakora ibintu biri commercial. Ariko baramutse bavuze ngo barambure umuntu wese aturaho babasha kwisanzura, hameze nk'aha Chenkwazi. Isi yose ukagenda atakara mutayiriya kugeza kuri uyu munsi nta hantu n'ahantu haruzwe. Gusa haje ibintu biriya muri mukoni bazungu bavuga ngo bariko barakora imiti yo kugabanya abanyafurika ngo nibo babyara cyane. Ni indambi yo gushakira ngo bagume batunge umuntu yigwizeho ibintu, agira ahantu hanini yorore, agira ama-industrie, agira ibindi bintu bidasanzwe. Ariko dukurikije ukuri kwa Bibiliya isi iracyari hariho umwuka mubi wa Satani. Noneho havuge mu Makanyegeri na bonke kino kintu nimara gusoza. Ugiye kubaza cyangwa ugiye gusubiza? Subiza. Abantu bazavuga ngo se turabyara mutagomba tuzare ngo bikurikiranye ngo mutakwiriye kubyara afite ubwenge, kandi Bibiliya ivuga ngo abantu bororoke. Ni ukubera ko abantu bari kwihereza ubwenge, abo babyara na 5 cyangwa 3 tubabarira Imana itabakorera. Icyo kintu kiza kintangaza, abantu bakihereza ubwenge. Tuza tureba muzehe hano tukumva imbabazi, ariko abantu nyine bari kwama babangurira bafite ubundi ubwenge Imana yaturemye ifite n'ubwenge, yaba guhaye ifite n'ubwenge bwo kubareba. Two kwihereza ubwenge bwo kubareba. Baza batubabaza abatari mu kubyara muri iki bari kwinyanga kwera. Icyo kintu nicyo nagira
isi abantu bazabavuka ari igihumbi hagapfa ibihumbi buri munsi. Isi ni nini, nta muntu wenyine uvuga ngo reka ngo isi yaruze ngo ndazarabana na rero. Okay, bonke hanyuma ze kugisoza. Bimeze neza ba? Inyigisho ko murasumva? Arico byaje. Igisubizo cyaje sintabyo iruzura, ariko nanone Bibiliya iravuga ngo ntabwo nyine Imana yabivuze kugira ngo babyare nyine babe benshi kuko isi yari isa n'iyambaye ubusa kuko abantu ari bake, ariko Imana nta mubare uri specific yatanze wo kuvuga ngo isi iruzuye. Ni ukuvuga ngo Imana niyo yamenya ngo isi iruzuye cyangwa ntiyuzuye. Kuvuga ngo ubutaka burahari ntabwo ari ukuvuga ngo nibo bantu Imana ikeneye ko buzuza isi. Ubutaka yego burashobora kuba buhari nk'uko babivuze hehe na hehe, ariko si wo mubare w'abantu Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo ngewe uko mbyumva yaba yuzuye cyangwa ituzuye, ariko ushobora kuba inuzuye kuko ntabwo tuzi abantu bapfa niba badasimburwa n'abavuka. Wasanga umubare w'abavuka baba bari kuvuka ariko nyine n'abapfa bavamo kugira ngo isi ikomeze kwirwe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba yuzuye ariko uko byumva wasanga inuzuye. Ngewe ahanini numva yuzuye, niyo mpamvu navuze ngo icyanjye. Okay, abantu bakomeje kuvuga. Ntekereza ko isi itaruzura kubera ko ntekereza ko isi izuzura igihe ab'Imana ifite mu mugambi izaba yabamaze. Nimba abantu bagishobora kubyara, ni ukuvuga ngo Imana acafite umugambi wo kugira abo izana mu isi, so iracyari empty. ushaka ko abantu bashaka njyewe uko mbyumva hari akantu hasigayeho muzehe yavuze ngo isi yuzuye ku bantu bamwe ariko abandi ntiruzura. Nanjye nemezanya nawe kubera yuko isi yuzuye ku muntu utekereza yuko arakomeza kubyara nawe ubwiwe akodesheje, urwo rubyaro ruzajya hehe? Urumva uwo muntu isi yaruzuye yarametse, ariko hariho abandi bantu, kandi abantu bonyine nibo bamaze isi kuzura aho yaruzuye. Usanga umuntu afite umusozi kuva hano nta mugabo wa Chenkwanzi, uriya w'isi ntabwo iruzura kubera yuko aracyafite ahantu hanini ho gutuza biwe. Hanyuma ku bantu rero badafite aho gukomeza kororokera, isi yarabuzuranye kabisa. Sawa, none mureke tugire icyo tukivugaho. Imana ibwira Adamu na Eva igasubira ikabwira Nowa n'urubyaro rwiwe bari abantu 8 ngo nibabyare buzuza isi. Isi yavugaga si ubutaka tubona gusa, bari bafite isi ariko irimo ibibatunga, kuko Imana ntigeze ishira ku isi Adamu na Eva itabateguriye ibizabatunga. N'igihe cya Nowa bari 8 ariko isi iriho ibintu bishobora kuzabatunga. Twebwe rero uyu munsi tukareba ubutaka buri gutyo tukavuga ngo isi ngo ntiruzura, ariko ubwo butaka kububona biragoye. Ubutaka ubu nyine bwabaye bw'umuntu ku giti cye. Rya jambo bavuze hari aho rino jambo hari aho ritareba. Ni ukuvuga ngo hari abantu nk'iri iwacu aho twari dutuye mu by'ukuri, umuntu wibakaga ku musozi ashaka yabaga afite amatungo yorora, abana bakabaho mu buzima
bwiza bikurikiranye n'uko abantu bari babayeho. Nta bukode bwahabaga, nta wageze ugura umuriro, nta wageze ugura amakara, nta kintu cyageze kigurwa na kimwe. Kabari abantu niyo mpamvu bari bafite ishingiro ryo kubyara, akabyara kugeza igihe rasoro kakujya ku imbunda baza barasa amasasu yashira rasoro izamye kubita ngo amasasu arashira, akabyara kugeza aciye. Ariko uyu munsi hano mu mujyi, umunsi hano mu mujyi turi kuvuga ngo uzare urakodesha, abana biga ku ifaranga, uzugura ikibiriti kugeza ku ifu. Ibyo ni ibintu byose ugenda ugura. Kandi mwibuke ko ibi byose ya jambo bonke yavuze, ntabwo Imana yaturekomandinze kuvuga ngo ntiyigeze ivuga umubare w'abantu tugomba kubyara ngo niko kuzuza isi. Kuko uhereye kuri Aburahamu yabyaye umwana umwe, Isaka yabyaye babiri, abo bose Aburahamu yabyaye umwe ntiyari yororotse, muri we hakomoka Isaka nawe abyara babiri. Yego navuze uwisezerano yabyaye abana 8 Yesu. Urumva? Ni ukuvuga ngo hari abantu bagiye babyara umwana umwe ariko n'ubundi urubyaro rukiyongera. Ikintu kibi kiriho ni ukutabyara. Ariko nanone biriya tubwira ngo kubyara udashobora kurera. Iyo usomye, reka mpabasomere Timoteyo wa mbere. Timoteyo ni biterwa n'ubwabito bw'umuje. Oya, reka twasome. Reka tubanze tuwasome zindambaraga kuvuga. Reka tubanze tuwasome. Siko kwiza Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo w'8. Haravuga ngo ariko niba umuntu adatungabe cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizero kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Ni ukuvuga ngo umuntu afite inshingano, nubwo iki twari kuzokivuga n'ubundi mu nyigisho zikurikira, afite inshingano zo gutunga abo mu rugo rwiwe kandi neza. Iyo utabikoze neza uba urutwa n'abatizera, kuko abatizera bo babikora neza, ariko wowe wamara tubikore neza. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe ni igihe noneho twebwe witeganyiriza ukavuga ngo mfite ubushobozi bungana gutya bwo kugira ngo mbashe kurera abana neza. Hari ijambo Kecurari yavuze, Mama Kanyegeri avuga ngo ese ngo babyaye abana benshi singaho bariho, bashobora kuba bariho ariko babayeho nabi. Icyo ngicyo ucemere. Impamvu tutabona kuko babayeho nabi ni uko turebera gusa ku buzima ngo yarakuze, ariko ibimukwiriye yarabibonye. Uburenganzira bw'umwana bukwiriye bwo kuvuga ngo yige neza, abeho neza, icyo azoza akenera akibona, yoba yarakibonye. Oya maza no mu Nachari kuvuga ndabahereza ijambo. Iki kintu mutungo. Oya muvya. Wanasifiwe. Muvya. Simbaguza abantu kuzara. Ko ndagira ngo amakuru yose tuyasase hano. Dufunguke turebe ku isi meze uyu munsi. Turebe ku isi meze. Ijambo rivuga ngo Imana niyizirena ntabwo Imana yaduhagurisha kuzara ariko inshingano zo kurera n'iz'umubyeyi. Oya twanze twumvikana. Kurera ni inshingano z'umubyeyi. Umwana yabaye mayibobo tuzotuvuga ngo Imana yananiwe. Oya Imana yoba ari gito kandi Imana atari gito.
ni ukuvuga ngo ni inshingano z'umubyeyi kurera umwana ntabe mayibobo, ni inshingano z'umubyeyi kwigisha umwana amazina ya ba Harerimana, ayo si ukuri, ba Habyarimana. Imana yamaze gutanga uwo mugisha, ni ukuvuga ngo ni inshingano z'umubyeyi kwita ku mwana. Bwana sifiwe. Iri jambo ryagira umuntu wenda wumva ko wenda yorikontredisa kubera kuko ashaka kuryirozaho ko turareba inshingano umuryango ufite. Tuwo uzara oya katubanze twumva. Mama Ndungutse ejo bundi mu gipangu cy'iwanyu timwasohotse musanga hari umubyeyi yabyaye kugira ngo niri akawo umugore yarabyaye ejo bundi yaba ajugunye umwana w'uruhinja, umwana baramuzarana kuri polisi. None Harerimana umuntu azabyara impamvu yamujugunye niki yabuze ukuntu amutunga. None ni oya ndacyarimo nigisha sindaba ibibazo nonoga umwanya wo kubaza amazi oya umwanya ndacyarimo nigisha ko murumva impamvu uriya mubyeyi yataye umwana ni nuko banza impamvu yamutaye yabuze icambere ni ubushobozi bwo kugira ngo amutunge, bituma mujugunya ntakintu, bituma mujugunya hariya. Ni ukuvuga ngo none abantu bose babyara bajugunye ngo Imana izorera umuntu wamufashe mu nshingano bamuzanye kuri polisi buriya igiye gushaka umuntu uzomurera uwo mwana agiye kurerwa n'abandi n'abantu. Ntabwo azarera Imana, harera ababyeyi nibo bafite inshingano zo kurera. Noneho kino kintu rero dufite inshingano bumvikane. Bwana sifiwe. Burya mwavuze ngo isi yoba yaruzuye cyangwa itiyuzuye. Hari aho isi yuzuye, hari n'aho ituzuye. Ku isi hari aho batakibona ubutaka, ahubwo bazabura mu kirere. Uzokurikira amateka yo mu Bushinwa cyopfa kubona ikibanza hasi, uzugura hejuru y'umuntu, ikirere cyose ni icya leta. Iyo ushaka kugura ubutaka ugura hejuru y'undi muntu. Muri Kenya ejo bundi narakurikiranye muri Nairobi, hariho abana barenga 40 bagize uburwayi bwo kumugana, kudakura neza kubera kuba muri etaje zo hejuru cyane ntibabone izuba. Abo bana 40 mvuze bameze gutya nabo mu bwoko bwabo, si abanyamahanga. Noneho rero icyo nashatse kugira ngo twumve, Bwana sifiwe, naje ko ndabyara kandi nta muntu urashaka ngo namara kugira ngo ufite ukabyara. Oya, wenda niba ngombwa iryo somo tuzorigeraho, urumva naryo wenda tuzorigeraho kugira ngo abantu bumve neza. Uru rubyiruko n'abagore bakiri batoya ntabwo babyanga, ahubwo icyo tuba twibaza uyu munsi ni cya kindi nabaje kugira ngo mwumve ko neza twujuje isi nka kwa kundi abantu benshi bavuga ngo tubyare twuzuye isi. Ni ukubyara abana bangahe? Oya muzeni yavuze cyane ntasubiye. Yesu ndamubwira ijambo kandi icyo nshaka kuvuga, abantu bari kukwigisha ngo tubyara abana benshi ni abazungu, ntabwo ari twebwe abirabura nubwo bazabongeraho ariko ni abazungu. Noneho umuntu akananirwa kubyara ariko akaja kurera imbwa, akaja kurera inyabu, ariko ibintu byose byuzuye aho ngaho, ukarera imbwa ukarera inyabu ngo nizo arabibyara. Murumva ko turi mu murongo. hari umukinnyi ushabuze umukinnyi watereye kumufasha
w'amafilime w'umufaransa uherutse gupfa ejo bundi nasomye amakuru ye avuga ko yari afite imbwa akunda cyane mu buzima bwe aravuga ngo yatunze mu zindi mbwa 10 ngo ariko izo mbwa munsi yagiranye nazo urukundo runini cyane ngo ariko iyi mbwa bari kumwe aravuga ngo yagiranye urukundo nayo ku buryo ngo umunsi azapfa ngo bazamushingurane nayo ejo bundi umugabo yarapfuye mu Faransa amara gufara mu mushingurana na yambwa yaje amaze none yabivuze atarapfa none abantu baravuga ngo tumushingira yavuze ngo tuzamushingurane n'iki n'imbwa yiwe nikuze ngo bazajana noneho hahita haba inkiko zirengera inyamaswa ziricara ziravuga ngo si inyamaswa irazirika iyi mbwa irazirika munyumvire ariko abantu bacu tutaba tubatekereza icyo bari buzire batavutse ariko izi mbwa ziraziriki baravuga ngo iyi mbwa ntabwo igomba kugira gute gupfana na sebuja amafaranga yose bari kuyamarira ku mbwa urukundo rukaba ku mbwa ubukire bwose ku mbwa abantu tutaba byabaye ngombwa ko noneho duhaguruka reke tujyane kandi turagira ngo tubasabe ko twirinda ibi bintu birimo politike nyinshi z'abazungu. Njyewe navuga ko kugeza kuri uyu munota uko muzehe yaravuze bikwiriye gukora ibintu baye tubona ko ari ukuri kwemera munsi yaruzuye byo sinzi ko twabyemera. Reka mvuge njyewe abana nazaye bose narabareze twahuye n'ibibazo bijyanye n'intambara. Izi ntambara zishobora kuba zarabaye impamvu zituma bimwe byo mu mirerere y'abana bacu tutabasha kubigeraho, ariko n'uyu munsi wa none turizera kuko tugifite ibyiringiro kuko tuzasubira iwacu tugataha iwacu aho dufite ubutaka bwagutse. Uyu munsi wa none abantu bose bari mu mujyi, icyo nshaka kugira ngo abantu bumve, sisiteme yo kubaka inzu bakayishyira hejuru y'indi ntabwo ari ukuvuga ko ubutaka buba bwashize. Iriya ni politike komerisiyale, ni ibintu baza bashaka ngo bubake begerane bacuruze bahane ubucuruzi bagurirane, ariko umuntu wese wumva kuko abo hose adashatse kuba muri ubwo buzima aragenda akajya ahantu akabyara kandi ubutaka buracyahari. Icyo kuvuga ngo reka tujye tuvuga ngo twirebeho ni intege nkeya. Jewe niko mbasha kuvuga umuntu w'uw'inyirawo byara abana 2 cyangwa se 3 akavuga ngo ndekera aho ngaho, ni intege nkeya n'ubwoba bw'imyumvire yacu. Ariko niba uhagurutse ugashakisha Imana, ijambo ryayo riravuga ngo izahumisha imirimo y'amaboko yacu. Umuntu wese twebwe ko igihe cyacu, jewe nafashe umupanga ndahinga ngaburira abana naroroye mboneka ndabashingira n'uyu munsi ndacyakomeje kubashingira. Niba muzananirwa kurera abana ntimuzabeshe munsi yaruzuye kandi ntimukazavuge ngo n'ahandi ntihari. Ni tekinoloji ihaye igenda ibazana ibi bintu byose mwaye mubona bihaye bigenda biduhumira biri mu isi, nibyo byibiye kutumara nk'urubyaro. kandi ibi bintu nimutabikwana muzanyuziba ko barasha inzaro ngo abahungu bashaka abahungu ngo abakobwa bashaka reka muzehe hariya abahungu bashaka bene n'ibi byo kumva batowe, ariko dukurikiranye kuko bize kandi tugasoma Bibiliya. Gukurikirana nuko twize kandi masomo Bibiliya ibiye n'ibindi tugeze mu hagamo ibibazo n'ibitekerezo yacu. Noneho Imana yaravuze mu byaro umworo imisho y'abazungu izana ibintu bibiri. Iyo yaje kuva ku isi umuntu yumva icyo kera kibaye ubwenge bw'abantu bw'abanyabwenge. Wamara kuva ku isi bazanye intambara barasenya n'intambara n'izabakanisha bajya kurwanira hamwe. Hari Uganda iyo tugumye iwacu muri Kongo
umuntu aba atarabona aba n'uwo byarabana mirongo kandi bakarya kandi bagashaka kandi bagasoma none ibyo abazungu iyo kuvuga ngo guhinahina hariya ari kwisiga ari iyo abazungu batayituga bari kandi ntibaganire intambara ariko mukure mukura gutambara kongo yose ni reka muzehe hariya muzehe icyo nogukuramo ni ukutwereka uriya muco w'abazungu kandi ni ukutwereka nyine izo bihugu zabo uko imyubakire yabo tuzana tuzanashikaho ko kuvuga ngo hejuru y'iyindi hejuru y'iyindi tuzanashikaho binagenda ariko icyiza muri byose nk'uko muzehe havuze iwacu ni hazima kabisa abantu umuntu atangira ku nka imwe ukaruka ukageza inka amagana iwacu ni hantu hazima mwikuremo umuco w'ino ariko abantu bari bakwiye kuzara zimwe mu gusenga ngo ababana mwana mukuru utandukanye umuco w'ino tuwange w'umukamo umuco mubi urumva nawe nk'umuntu wataye umwana wazaye umwana iwacu zari zaba noneho barwanya ubushakashatsi iburusi igihe cy'umunara w'ababiri umwana yaravuze ngo bariya bantu ndagiye kureba bariya bantu naravuze ngo nibabyare boro none nabo bageze mu kibaya baravuze ngo reka bubake yindi ngo bagume bazamuke bahiriya barwanya ubushake bwanjye ndagiye kuba agatanye nini ariko ataka niko bwenge bw'abazungu bari bavuga ngo bakubire hamwe ariko isira kandi abantu ntawe kuvuka ngo bagure ishyashya n'ukuvuka abure ishyashya akantu kanyu jewe bayongera n'aka kantu bazanye ko gushingirana abakobwa n'abakobwa abahungu n'abahungu biriya oya akandi ko gaherekeje ijambo niya ntego yo kuvuga ngo barashaka abantu bashireho abantu bareke kubaho ntabwo ari umugambi wo kuvuga ngo isi yabaye ntoya nimunabishigikira mumenye ngo mugiye kwitera ibi bibazo byose muzasohoramo ibi muzabyinjira nimuramuka mwemeye ngo isi yabaye ejo bundi murabona ko abahungu badashaka abantu kugira ngo batazabyara yes okay murakoze cyane mu nyigisho mureke tuba twumva umuntu atanga ijambo rye murakoze cyane kuko babibajije ubuze ukuri isi yo ntiruzura icyo cyo ndagira ngo twacemezanyije twese isi yo ntiruzura icya kabiri ntabwo tuzi umubare kuko bagumye kubivuga imana ishaka ko umuntu abyara akageza icyo ni ikindi twemezanyaho kimwe cyo gusa umuntu agomba kuzara kugeza aciye imana ikavuga ngo nta bushobozi ufite bwo kubyara umubiri ukagira integeke zo kubyara aho ngaho ukaba urasoje intego yawe yo kororoka imana yaguhaye hagatangira bariya bakuvuyemo icya gatatu ntabwo nanone tugomba kubyara nk'abadafite ubwenge icyo nicyo nshatse kuvuga hari igihe umuntu abyara apana kuvuga ngo wifungishije sibwo bwenge mvuze kubyara n'ubundi dufite n'ubwenge bwo gushakisha kuriya muzehe yavuze ibitunga abo duhaye tubyara atari ukuvuga ngo nabyaye umwana sifite icyo mugaburira cyangwa aracyari uruhinja ngo ndasubiye ndabyaye undi aracyari uruhinja oya twige kubyara abana tuwesipasi ibyara tubyara umwana aza kurikirwa
igihe cya nyacyo cyo gukurikirwa. Icyo gihe rero umuntu aba yabonye n'ubushobozi bukurikiraho bwo kureba uburyo uvutse bwa kabiri. Icyo nsoreza, iyi sisiteme bavuze mu ndiyari hari ibi ngibi byo guhindura ibitsina bihari, ntidutinya kubivuga kuko biri ku isi yose ko birakora. Ugiye wese kuri televiziyo niyo mashusho atangira, uzufungura YouTube nibyo biza mbere y'ibyo waba ushakisha. Ibi ngibi bahe bavuga byo gushingira abakobwa n'abakobwa, abahungu n'abahungu, ni muri iyi ideoloji yo kugabanya abantu ku isi. Kandi mu by'ukuri isi ntiruzu. Iyo misozi mwavuze irahari, ariko nyine ntawoja kuba Kwanzi Kampala haba hataruzu. N'urugero ntanze nicyo twagiye duhungiriya n'uguhunga imisozi tukaza hatuwe iriya politike komerciale, kubera ko twese dukeneye gutera imbere, dukeneye gucuruza, ntidukeneye guhinga. Dukeneye gufata isuka se, dukeneye kwicara mu maduka bakaza ukamuha soda akaguha ifaranga. Nibwo buzima buhari. Mu gihe rero twakunze kuba hano mu mujyi, tugomba kugira n'ubwo bwenge bwo kubyara no kuba hano. Ukazubyara umwana ukamugurikiza uhaye umutuma kugira ngo ubone ukurerura. Niba ufite abana batatu bose utotuma uwundi, twumvikane turimo kwiga ko turiga. Bwana sifiwe. Haleluya. Niba ufite abana batatu, noble atofata meheko kuboko meheke ngo afate apotre, bose nyina kabirirwa na mu rugo sinomusigaga naje nkamwicara iruhande, twese tukabarera byanze bikuze inzara izoturya, kubera ko turarera simusigiraga impinja zitatu. Kandi sifite ubushobozi gufata umukozi uzogufasha abana. Icyo gihe ni twebwe tuzoba tuhaye twirimita tunakora amakosa. Sayo kubyara ahubwo nayo kubura uko kuyoberwa uko tubyara. Ni ukuyoberwa uburyo bwo kubyara. Tugomba kubyara tukororoka tukuzura isi, ariko tukamenya uko tubyara. Ibi turabisoje, ntihagire undi usubira gufata ijambo kuko ntitwumvikanye ba. Ubundi kino kintu habe n'igihe twigaga teoloji, nicyo kintu kiza gifata impaka igihe kinini, kandi hagati y'abantu bakuze n'abakiri bato, hagati y'abantu batinze mu mujyi n'abatinze mu cyaro, hari ibintu tutaza duhuza. Ariko intego yo kugira ngo tubisobanure ni ukugira ngo tumenye inshingano z'umuryango, apana gusa kubyara, kuko winjiye mu bushakashatsi umugore avuze ngo abyare uko Imana yamuhaye amagi yo kubyara. Hano iyo mu mujyi hariya mwabanje kuba byishimiye Mukono hari umugore wabyaye abana 44 n'umwe, muzobere kuri YouTube umwe yabyaye abana 44, imfura n'umwe, abandi bose ni 4 3, bazavuka ari 4 icyarimwe, 3 icyarimwe. Umugabo rero rusharahunga, ubushobozi bwo kuva ngo atunge ubwo rubyaro biro birananirana, arahunga. Uwo mugore ntazi abana biwe, baza bagenda kuza akavuga ngo n'uwiwe akamubaza icyiciro bafite, yabahaye za alfabe ka ABC, urimo muri alfabe kugira ngo bashe kubamenya. Umugabo yageze akorera urugo, ariko kubera kubyara nta gahunda kuko yabivuze hariya, abana 44 n'umuryango uruta n'uwa data. Umugabo arahunga aturuka uko abo bana nimba barabaye bamaye bo nyina gatiyosha gupagasa asize amasha ngana gutyo. Imana yatubwiye nyine ngo tuzare twororoke, ariko ubwo ngombwa ngo ntabwo ngera oya ngiye kandi gusubira muri deni. Ico ni ikindi urumva, kuko
iri kintu mukeneye ngo tukirambure twumara amayinga abiri ko kirimo amakwe menshi ariko tuzare ariko tuvuga ngo uyu mwana tuzare dukere no kumutunga tunamwigishe neza oya mwanya w'ibibazo warangiye tunamwigishe neza tumutunge neza amen umudabyaye ukazukurikiza neza uyu mwana azagira ubuzima bwiza kuko umwana akurikiye vuba urya n'uzi urengana kuruta uruhinja kandi bakakubloka uburyo bwo gukora ubu nyine abantu bari muri Amerika mufite abana muzamubabaza bafite ikibazo cyo kubyara apana inyumvire ufite abana bazabaho neza ariko nta mwanya wo kubyara kubera akazi kubera ko akeneye ibimutunga kuvuga ngo abyare n'igihe cyangwa agiye kubyara ntibazobaho nicyo kibazo gikomeye bafite ubwo rero urubyiruko rwacu ko turabigisha kugira ngo mubyare izi nyigisho nyine zihari timuzumve mubyare ariko mwumve ko ari inshingano zanyu kubyara kandi mukarera abana banyu amen uko mwumvishe ari inyuma niko baba bafite ijambo Mama Nicole mu musingiriza akazindaro ni n'umwarimu hano turi mu nyigisho nta kibazo murakoze cyane nta jambo nari nasabye ariko nyine ntawabura icyo avuga njyewe ntabwo umugani wanjye hari abo nshyigikiye mu bavuze ariko hari n'abo ndashyigikiye njyewe isi ntiruzura abatarabyara mugomba kubyara mu kuzuza isi kuko ntawavutse ujya ubura ikimurera iyo Imana itanze umwana itanga n'imigisha ye buri wese avukana uwe mugisha undi akavukana uwe n'iyo mwabona ngo ni indahekana ariko bajya bakura kandi bakaba beza bakagera no kuri ya ntego Imana yabageneye ahubwo ubu twabaye mu bihe bibi hari ukuntu abantu basigaye bakora ntibagere ku musaruro bashaka bifuza sinzi ibihe byabaye bibi nyine ni nk'uko mvuze sinzi ukuntu nabisobanura ariko mugende mubyare bana banyu mubyare mwororoke mugwire muzure isi reka ndetse iki turagisoje kandi tucizeho icyo gusa tugomba kubakuramo hari uzobyara 15 hawa musaza wiri iwacu hari uzobyara umwe ari Imana muhaye kororoka kuba kwabaye urumva Imana yahereza umugisha